Hello people, hello friends. I hope ko meze neza, nanjye meze neza, kandi nawe niba utameze neza ndakwihanganisha biraza kumera neza. Waba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika. Ikaze cyane rero kuri Dona Official. Nitwa Donatira, abenshi bakaba banzi ku izina rya Tadienne. Niba uri mushyashya hano nagusaba kubanza ugakanda subscribe, ugakanda n'akazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko na uploadinze video nshyashya. Niba nawe kandi warakanze subscribe warakoze cyane, ikaze cyane nanone mu muryango mugari. Ese byaba byarakubayeho kubona umukobwa cyangwa se ukabona bimwe bigukurura inyuma, physical appearance ye iragukurura, asa neza, agaragara neza, ateye neza, mbese ibiri kugaragarira inyuma byose ububona ntacyo bitwaye, ari byiza cyane. Iyo umubona uba ubona nta wundi wamurota. Ese kuba umubonaho ibyo ngibyo biba bihagije ko wahita ukomfirima ko no mu rugo byakunda? Ese biba bihagije ko ubona yuko yakubera umugore cyangwa se yakubera umufasha? Ubona ari byo bihagije cyangwa hari ibindi bintu bibona? Ibyo rero bibura nibyo tugiye kureba. Ikintu cya mbere rero uzabona ku mukobwa cyangwa se bimwe muri ibi bintu ngiye kukubwira ukabibona ku mukobwa, ndakubwiza ukuri ko yavamo umugore cyangwa se yavamo umuntu wagufasha mwiza cyangwa se umufasha mwiza. Ikintu cya mbere rero ni wa mukobwa ufite ubwenge, uzi gukora, utari inzererezi niko navuga. Wa mukobwa uzi icyo ashaka, uzi icyo agomba gukora n'igihe icyo agomba kugikorera. Wa mukobwa yumva yuko ubwiza budahagije kuba ari mwiza, biri aho ngaho, ariko nanone ubwo bwiza bwe nta kintu adakoze butamutunga. Wa wundi wumva yuko gukora ari byo bya mbere, wa wundi wumva yuko agize ishyaka ryo kuba yagera ku kintu runaka kandi agikoresheje n'imbaraga ze, atari wa muntu uvuga ngo ubwiza bwanjye bazandeba bazampa amafaranga. Ari wa muntu uzi gukora kandi uzi gutekereza iby'ejo hazaza, pana iby'aka kanya. Hari ukuntu umuntu atekereza cyangwa se hari abantu benshi batekereza iby'aka kanya, nk'ubu iki kiganza ukareba iby'imbere ariko iby'inyuma ntubashe kuba wabireba. Noneho uzarebe wa wundi ubasha kureba, gupfumura akareba n'iby'inyuma, akareba uko bizaba bimeze kandi akitegura n'ingaruka yahuriramo nazo. Ikintu cya kabiri, wa mukobwa ugira amarangamutima amwe. Wa mukobwa uzi neza ko atashobora gufata decision yarakaye cyangwa se ngo afate decision yishimye. Ibyo bintu azi kubikontorora, uzamenye yuko uwo muntu yavamo umuntu wo kubaka cyangwa se yavamo umufasha mwiza. Ibyo byose mujye mubireba cyangwa se mujye mubyitaho. Igihe uno muntu ahora ahindagurika, icyo gihe aba nta muntu umurimo. Ariko wa mukobwa ubona yuko ari mu murongo umwe cyangwa se uko wamubonye mbere mukamenyana imyaka ibiri ukabona ni wa wundi, jya umenya yuko amarangamutima ye ari hamwe. Ikintu cya gatatu, umukobwa ubonamo cyangwa se ukubonamo ko ari wowe uhagije, akubonamo ko nta wundi muntu yakwifuza uretse wowe nyine. Wa wundi ubona yuko umuhagije kandi atari wa muntu ugendera ku bigaragara gusa, ahubwo we areba ko noneho tuzi ko abakobwa benshi bifuza amafaranga. Ese noneho uno mukobwa agukunda ibyo byose atabyitayeho, akubonamo yenda icyo cyizere cyo kuba wazayabona. Icyo gihe rero agufata nk'aho ibyo byose wazabigeraho mu gihe runaka. Icyo gihe nawe aba ari umuntu wo kuzubaka cyangwa se aba ari umuntu wo kubaka. Wa wundi ureba ibiri aka kanya uba nta kintu aba azakumarira. Tangira ubirebe rero. Wa muntu ugira ikintu akubonamo kandi akaguha n'icyizere cyangwa se akagira icyizere ko ibyo bintu ushobora kubigeraho cyangwa se ushobora kubikorera ukabigeraho, icyo gihe aba ari umuntu uguha agaciro cyangwa se ukumva akanakubaha kandi akamenya n'agaciro kawe. Ikintu cya kane, ahora ari inyangamugayo mu buryo bwose bushoboka bwose. Uko wabigenza kose ahora ari inyangamugayo. Ni wa muntu wihangana, ni wa muntu utajya ukubeshya, nta gutererana mu bibazo. Igihe cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose wageze mu bibazo muba muri kumwe.
Urugero nk'umukobwa mushobora kuba ntabyita kunambana, igihe habaye ikibazo akaba muri kumwe, igihe habonetse ikintu icyo ari cyo cyose akaba ni wa muntu ushobora no kuba yakwitangira. Ikintu cya gatanu rero, wa mukobwa uzi gutega amatwi, uzi kumva, uzi gushyira mu gaciro, uzi kumenya ngo ibi ni bibi, ibi ni byiza, wa wundi udasamira ibintu hejuru, wa wundi nimba habaye ikintu yenda gishobora kuba cyamurakaza, ni wa muntu ushobora kuba yamenagura amasahani, inzugi yazikura cyangwa se ibintu byose yabizambya. Icyo gihe uwo muntu, uwo mujinya bawita muranduranzuzi. Igihe umukobwa agutega amatwi akakumva kandi agashyira mu gaciro, mbese uwo mukobwa aba ari umuntu wo kubaka. Nimba uzi neza ko mufite ntazagucike. Wa mukobwa uba afite umutekano muri we, wa mukobwa wiha icyizere ko yenda nta wundi wamukuramo usibye yenda aho ngaho naho yenda ntitwabikontaho cyane, ariko wa mukobwa wumva afite umutekano, yumva utamuca inyuma, yumva nawe ubwe muri we ataguca inyuma, wa mukobwa ufite amahoro mu mutima kandi atuje atekanye, yumva yuko udashaka gukora icyo kintu. Uwo nguwo aba ari umukobwa uzi icyo ashaka. Ikintu cya gatandatu, umukobwa uzi gukora, wa wundi uvuga ngo ese ndamutse mbigenjeje gutya byagenda gute? Ese ndamutse nkoze gutya ejo byaba bimeze gute? Ese ibi bintu byambyarira inyungu? Wa mukobwa uzi neza gukora, wa mukobwa uzajyana no mu rugo akaba ni wa muntu uzashugurika cyangwa se ni wa muntu uzamenya ngo azagufasha. Buriya hari ikintu abagabo cyangwa se abasore bajya bishyiramo kuba bavuga ngo mfite amafaranga yego, ngo ariko ngo umugore wanjye ngo nimushaka ngo azaba ari uwo kurera abana. Ni byiza ko ubitekereza gutyo, ariko nanone ngenda guseka cyane iyo mpuye n'umuntu cyangwa se numvise umuntu uvuga ngo umugore nzashaka ngo azaba ari uwo kunderera abana gusa. Umukure ku kazi umugire gute? N'umukobwa nawe wemera kuva ku kazi aba afite akabazo. Umukobwa uzi gukora, uzi gushakisha, kandi wa mukobwa uharanira inyungu ze cyangwa se si ukwikunda cyane, ariko nanone akumva yuko ibikorwa bye agomba nabyo kubigeraho. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma, wa mukobwa uzi gushaka ibisubizo cyangwa se wa mukobwa igihe icyo ari cyo cyose ahorana ibisubizo cyangwa se ni cya gihe iyo bikomeye, mbere yo kukwitabaza, mbere yo kukubwira ibibazo bye, arabanza agafayitinga akareba yuko hari icyo yabanza gukora. Wa mukobwa uzi neza utazagutura akabazo, wa mukobwa uzi neza agira ibibazo yego, ariko nanone arabanza akabyikemura. Cya kindi gishobora kuba cyamunaniye niho honyine ashaka kukubwira. Birababaje cyane kuba wazana umugore cyangwa se wazana umukobwa yagiye gukubera umugore, ugasanga yenda mu rugo atangiye kuguhamagara ngo neke iki, ngo nshyireho umuceri, ngo cyangwa se ngo ngire gutya, ngo kanaka ngo mwishyure angahe, atabasha kuba nawe yadesida ikintu agomba gukora ibintu byose ari ku mugabo. Icyo gihe nawe aba nta kigenda, kumva yuko ibintu byose biri ku mutwe w'umugabo, ugasanga ibintu byose arimo arabikubaza nkaho nawe hari ibintu ashaka gukemura. Ngo ese ngo urabizi neza ko umuntu yagukoreye, urabizi neza ko hari ibyo mwakoresheje mu rugo, byose urabizi, ariko ikintu cyose ugiye kukibaza umugabo nkaho nawe wabanje utagitekerejeho, ahubwo ugasanga umugabo igihe icyo ari cyo cyose niwe utekereza, niwe ugira gute, rimwe na rimwe ugasanga habonetse n'ibyo kurya, ugasanga yabimubajije ni nk'aho ari we wabitetse. Byose ugasanga umugabo niwe ubyikoreye ku mutwe cyangwa se niwe ubitekerezaho. Icyo gihe kiba ari ikibazo cyane, ariko shaka umukobwa uzi kwifatira decision cyangwa se uzi gufata ibyemezo, kandi icyo cyemezo ahanini kikaba ari inyungu z'umuryango cyangwa se za famiye yanyu, cyangwa se n'igihe mutarashakana ukabona yuko ari wa muntu uzi gufata decision, kandi iyo decision yafashe nabyita yuko mu buryo bwiza, ntasubire inyuma, ntacike intege, kandi nanone hahandi yacitse intege ntekereza ko ari wowe wo kumujayiramo cyangwa se
wo kumufasha kugira ngo atateseka ku nshingano ze cyangwa se kuri decision yafashe. Gerageza cyangwa se irinde kuba uri umwe muri abo bakobwa navuze birengagiza, babita kenshi ngo abakobwa ngo ba papa nibo, ngo abakobwa bigize ngo aba papa wabo ngo nibo baba ari ba ntakigenda, nibo babandi b'abatesi, babandi batazi iyo biva cyangwa se n'iyo bijya, ugasanga aracyafite ubwana bwinshi. Genzura cyangwa se umukobwa muri kumwe, ntabwo mvuze ngo yenda ngo umubenge cyangwa se umwange, ariko gerageza urebe uwazakugirira akamaro, urebe bimwe muri ibyo bimenyetso nakubwiye, ntuzagendere ku bwiza gusa ngo kuko ateye neza, agaragara neza, aseka neza, areba neza, mbese look ye ariyo igukurura cyane, ibyo ntuzabe aribyo ugenderaho cyane, uzarebe n'ibindi bintu nakubwiye muri nuramuka urangije ino video, iragufasha cyane. Kimwe cyangwa bibiri wateye muri ino video, ma like, ma comment kugira ngo mbashe gukora izindi video. Please, nimba uri mushyashya hano, ntiwibagirwe gukanda subscribe. Don't forget to subscribe, please.